aka kantu kumve, ibikurwanya ni ibiremwa, ukurwanirira ni umuremyi. Rero Yesu niwe muremyi. Yesu rero ari we muremyi. Nareba ikintu ari bugukorere, agukorera ikintu kiri bugaragaze ko wahuye nawe. Bazongera bakubone ibyapfuye byazutse, bazongera bakubone ibyananiranye byamaze gukunda, bazongera bakubone. Ushobora kuba waravutse nabi, ugakura nabi, ugateragiranwa, ariko wowe icyo wavukiye kiraruta cyane 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 uko wavutse. Bagiye kongera rero bakubone, bagiye kongera bakubone, bagiye kongera bakubone. Ndagira ngo uhanurire ubuzima bwawe, uvuge ngo urakora urebe uburyo bigeze bakubona, uvuge ngo birarangiye rero nanjye bagiye kongera kumbona bitandukanye n'uburyo bwose baba barigeze bambona. Bazongera bakubone, ndasubiramo, bazongera bakubone. Dore ibintu birindwi Yesu adukirisha, cyangwa se imiti irindwi Yesu adukirisha. Umuti wa mbere Yesu adukirisha, Yesu adukirisha ijambo rye. Vuga ngo ijambo rye. Amahoro y'Imana bene data, umunsi mwiza kandi igitondo cyiza. Iyi ni yamamba y'umunsi nkuzaniye kuri uyu munsi wa none, mu ijambo rikomeye cyane Imana yashyize ku mutima wanjye. Ijambo ry'ubuhanuzi ngiye kuguha rigiye kubana nawe uyu munsi wa none, kandi rize kugira byinshi riribuze kuza kurangiza mu buzima bwawe. Data, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Uyu mwanya tugiye kumaranga muri iri jambo, Uwiteka uba ari wowe utuyobora, dukore tubwirijwe nawe, nitwiyobore tuyoborwe n'Umwuka Wera. Urakoze kubikoreye kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Turagushimiye wowe ufatiye umwanya wo gufungura iyi video kugira ngo ubashe kumva ubutumwa bwiza. Imana iguhe umugisha. Ubutumwa bwose si bwiza, ariko ubu ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni nabwo tugiye gusoma, tugiye kuganira ijambo rivuga, cyangwa se ijambo ry'ubuhanuzi nakuzaniye, ni ijambo rivuga ngo bazongera bakubone. Bande nabakubonye byanze bagiye kukubona byakunze. Ni ijambo ry'ubuhanuzi, aka kanya hari byanze hashyire byakunze. Bazongera bakubone, bazongera bakubone. Abakubonye byakunaniye, abakubonye byapfuye mu gihe guhura byazutse, mu izina rya Yesu Kristo bazongera bakubone. Yohana igice cya 9 umurongo wa mbere, umutwe w'amagambo aravuze ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi, akigenda abona uwavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Gatatu, Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Kane, nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Gatanu, nyiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isilowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati, niwe. Abandi bati, si we, icyakora asa nkawe. 10, nawe arabasubiza ati, nijye. Baramubaza bati, mbese wahumutse ute? 11 arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobya kondo akasiga ku maso, arambwira ati, jya Isilowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira. Haleluya. Ndawumanuka. Ndaryohewe. Ngo n'abaturanyi be bongeye kumona, bamuherukaga ari impumyi, ariko bahuye nawe, yahuye na Yesu. Imana ishimwe. Iyo duhuye na Yesu, Yesu aduhinda ishusho abantu batari batuzimo. Uyu mugoroba, iki gitondo, bijyanye n'amasaha bakurikirira iyi video, reka Yesu Kristo uyu mugoroba ndakwinginga ngo uze kuza guhura nawe.
nuhura na yesu, yesu arakwambura ishusho abantu bari bakuzimo. hari abari bakuzi mu ishusho yo kubeshya, barakubona mu ishusho y'ukuri. hari abari bakuzi mu ishusho y'ibyaha, barakubona mu ishusho yo gukiranuka. hari abari bakuzi mu ishusho y'ubukene, barakubona mu ishusho y'ubukire. hari abakubonaga mu ishusho y'agahinda, barakubona mu ishusho y'umunezero. bazongera bakubone, ariko unyemerere ntibongere kukubona nk'uko bakubonaga mu minsi ishize, bakubone mu yindi shusho. abari bakuze utajya wambara impeta, mugiye guhura wambaye impeta. yesu yarakoze igitangaza akaguhuza n'uwawe, agafata bwa buzima bwo gupfundikanya akabuhindura akahita kwambika. bazongera bakubone. abari bakuze uri mu manza zarakunaniye kuzitsinda, labasilema, ugiye guhura n'umwami yesu. yesu agiye kuguha itsinzi. araguha itsinzi mu bana bawe, araguha itsinzi mu rugo rwawe, araguha itsinzi mu kazi, araguha itsinzi mu byo ugerageza gukora byose. maze abari bakuzi bagiye kongera bakubone. bazongera bakubone, bazongera bakubone, bazongera bakubone ibyari byaranze byakunze, bazongera bakubone ibyapfuye byazutse, bazongera bakubone ibyananiranye byamaze gukunda, bazongera bakubone, bazongera bakubone, bazongera bakubone. vuga ngo bazongera bambone. bakuzi bati? bakuzi ubukwe bwawe bwapfuye, bagiye kukubona bwemeye bwatashye. bakuzi bute? bakuzi ukodesha, bagiye kukubona urimo batumira, ubaye invitation, ubabwira ngo nimuze mutahe inzu yanjye. Efuta baramwirukanye ngo ni icyana cya maraya, niko Bibiliya ivuga, ariko bongeye kumubona ari generali. arababwira ngo si nibyo gusa, ngomba kuba umucamanza wanyu. Pastor Mutesi ajya akunda kuvuga ngo icyo wavukiye kiruta uko wavutse. ushobora kuba waravutse nabi, ugakura nabi, ugateragiranwa, ariko wowe icyo wavukiye kiraruta cyane 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 uko wavutse. bagiye kongera rero bakubone, bagiye kongera bakubone, bagiye kongera bakubone. ndagira ngo uhanurire ubuzima bwawe, uvuge ngo urakura urebe uburyo bigeze bakubona, uvuge ngo birarangiye rero, nanjye bagiye kongera kumbona bitandukanye n'uburyo bwose baba barigeze bambona. bazongera bakubone. ndasubiramo, bazongera bakubone. dore ibintu birindwi Yesu adukirisha, cyangwa se imiti irindwi Yesu adukirisha. umuti wa mbere Yesu adukirisha, Yesu adukirisha ijambo rye. vuga ngo ijambo rye, ijambo rye. Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. ijambo ry'Imana, ijambo, ijambo Yesu ararikoresha, aryohereza mu buzima bwawe bwari bwihebye, ubuzima bwawe bugakira, ubuzima bwawe bugatungana, ubuzima bwawe bukakira amateka mashya. umuti wa kabiri adukirisha ibyo yaremye. yafashe igitaka gito aragitoba, arangije agisiga iki? ashushanya impumyi ku maso. ndagiye nkwibutse ko iyi mpumyi dusomye ni amadirishya y'amaso yari afite. oya, ni nk'uko wafata itama ukaza ukarishyira hano kuri imbone y'amaso. ariko ndagira ngo mbibutse yuko Bibiliya iravuga ngo Imana yaravuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Imana ifata umukungugu, umuntu yavuye mu mukungugu n'igitaka, irakibumbabumba. Yesu agiye kurema amaso y'impumyi, agiye kurema amaso y'impumyi, yakoresheje iki? yakoresheje itaka. Amen. bigaragaza ko hari piyese, hari piyese yari yarasigaye atari yarongeyeho. Yesu yafashe no piyese arayirema. ubuzima bwawe wari umaze iminsi ari ibintu bitagenda neza, ariko Yesu ndagira ngo mbibutse ko ari we muremyi. ibikurwanya ni ibiremwa, ukurwanirira ni umuremyi. iki kintu kimenye, ibikurwanya ni ibiremwa, ukurwanirira ni umuremyi. aka kantu kumve, ibikurwanya ni ibiremwa, ukurwanirira ni umuremyi. rero Yesu niwe muremyi. Yesu rero ari we muremyi. nareba ikintu ari bugukorere, agukorera ikintu kiri bugaragaze ko wahuye nawe. amen. nagukorera ikintu, iki kintu cyari kikubabaje, iki kintu cyakuraje udasinziriye, iki kintu cyari kibabaje umutima wawe, iki kintu cyari kiguhangayikishije, nagikore bimenyekane ko ari we ugikoze. abantu bongere bakubone, ntibongere kukubona muri ya shusho bari bakuzimo, bakubone mu ishusho waremewe na Yesu. Yesu akuremera ishusho uyu munsi,
ubu bucuruzi bwa buremera ishusho, aka kazi ka karemera ishusho, iyi diplome yawe iremera ishusho, aba bana babaremera ishusho, mu buryo bw'ubugingo kuremera ishusho, wongere kubona, wongere kuzura umwuka wera, bakubone mu mbaraga zitandukanye nizo bari bakuzimo, bazongera bakubone. Icya gatatu, Yesu adukirisha. Yesu adukirisha isezerano rye. Nyakira uvuge ngo amen. Niyo mpamvu ukora impanuka uri kumwe n'abandi ukavamo, abandi bagapfa, nuko icyo yakuvuzeho kitari cyasohora. Buriya ariturindisha isezerano, ikaza rikadukavaringa, twakagombye gupfa, akaza katurindisha amasezerano. N'abantu mwabonye mwagiye murokoka, mukagenda murokoka mu mpanuka, mukagenda murokoka ahantu mwakagombye gupfira, mukageraho gupfira nimupfe. Ese ni iki kintu cyabarokoye? Wagiye usa nuko mwari muzi kwirinda no kwizirika cyane? Oya, isezerano ry'Imana. Imana ijya iturindisha isezerano ryayo. Yabwiye Simiyoni ngo ntabwo uzapfa utabonye umwami Yesu. Arasaza, abasaza muri kiriya gihe benshi barapfuye, ariko we ntiyapfuye. Imana yakomeje kumurindisha isezerano. Abantu mufite amasezerano y'Imana mwateye haleluya. Petero, Herode yaramufasha amushyira mu nzu y'imbohe, ngagira ngo agiye kumwica. Abantu bari bazi ko biri burangire, aramuraza atari kubera impuhwe. Oya, yamuraje kubera iki Imana yamuvuze. Yaramubwiye ngo ukiri mu isi nzagukubira inshuro 100. Inshuro 100 zari zitari zuzura. Isezerano Imana yamuhaye ryari ritari ryagera. Abo basenganaga rero bagombaga kumubona, bakongera kumubona, bakongera kumubona Imana isohoza ibyo yamuvuzeho. Ndagiye ngo uyitangazeho nkurikiye kano kanya. Iki kintu kimenye, Herode birashoboka ko agufite, Herode birashoboka ko yakuziritse, Herode birashoboka ko yicariye ibyawe, Herode birashoboka ko ari ibintu byawe yicaranye, ariko ndagira ngo nkubwire, birarangiye ntacyo ari bugukoreho. Hari indi shusho Imana yongeye kugaragaza, hari urundi rwego rwa Imana yongeye kugaragaza. Bazongera bakubone, ntacyo Herode ari bugutware, agiye kukurekura kandi uravamo wemye, uravamo wuzuye. Habwa umugisha n'Imana. Ngubwiye ibintu bitatu, ibindi bintu 4 bisigaye nzabikubwira mu kiganiro gikurikira. Habwa umugisha n'Umwami Yesu. Ryari ijambo ry'umunsi, yari impamba y'umunsi. Bazongera bakubone. Abari bazi ko iyi mpumyi yahumye, abari bazi ko iyi mpumyi yari impumyi nyine bayibona isabiriza, bahuye yahumutse ivuye Isirohamu yigenza, baravuga ngo uyu arasa nkawe. Abantu bagiye kukuyoberwa kubera iki Imana ije kugukorera. Abantu bagiye kukuyoberwa, bagiye kukureba bagutinye, bagiye kukureba bavuge ngo byagenze bite, bagiye kukureba kubaza ngo twasengeye, abandi bavuge ngo twarasenganye. Kubera iki? Bagiye kongera kukubona. Bazongera bakubone wambaye umwambaro utandukanye n'uwo bakuzimo. Mana ndagushimiye, ndaguhimbaje kubw'uyu muntu wihanganye, none igihe kikaba kigeze, nawe ukaba umutabaye, akaba agiye kugaragaza ishusho itandukanye n'iy'abantu bari bamuzimo. Ngaho Yesu we, nyemerera mwami w'abami, nyemerera bano bantu bashushanyirize, shushanya ku maso yabo, shushanya ku buzima bwabo, bashushanyirize business, bashushanyirize ibikorwa, bakira ubuzima. Uyu munsi uze kuza kukubera mwisa, uyu munsi uze kuza kukubera w'ibyishimo, uyu munsi uze kuza kukubera w'amashimwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Amahoro ya Yesu nabane namwe. Shalom, shalom.